musore Trésor aracari hano nave hasi oya Trésor ni babiri ujya Trésor wundi wiwacu ikampara nguri ya Trésor yantambukije kubyina nyine kubera impamvu z'ibyo tuziranye ariko abizi ko ntobishobora uyu musore mugiraho amateka iyo mutekereje zanumva umutima wanje ukomeye cyane gusa yavuye iwacu tutarabana neza iminsi aranyerera Imana yamukuye ahantu hakomeye mu byaha imukura mu mwijima imuzana mu muco iyo ntekereje ubwo buhamya bwe zanumva umutima wanje uremererewe n'ibyishimo byinshi cyane kuwa gatatu naratekereje nicaye mu nzu muri salo ndavuga ngo kurya umuntu azatekereza bya bitekerezo byinshi udashobora kubwira abandi ndavuga ngo nkuko tukama duhurira na Trésor muri Foursquare dutarama ko ni kukuri noneho ndangize sinaza ndeba indirimbo ye nta nimero ye nari imbonye ntiduheruka no kwandikirana ndagiye imyaka nk'ibiri irashize tekereza gutyo ibitekerezo birasubira biratambuka ngo atambuke hano bijya bitekerezo bihita bigaruka yego byari byo nyine ko tuzahurira hano uyu mugoroba mumfashe dushima Imana yagiriye neza Trésor kakira Yesu nk'umwami n'umukiza we Trésor Imana iguhumugisha aha Frank yaguruka Frank turamukunda abizera twese byo ntitubisubiramo ariko ndagaruka ku gikorwa yakoze ubushize muri Amerika cyo gufasha abana b'imfubyi batishoboye naherutse bageze ku mubare w'abana barenga 100 niho naherukiye sinzi aho byakomereje ntekereza ubushobozi n'imbaraga bishoyemo ku gikorwa ciza numva aho tuzohurira hose gusa narinzi ko nzabaha kuwa gatatu yagiye kuko nazanumva ko azagenda mbere yaho fra uri customer w'Imana kabisa uri umukastoma Imana ikora ibirenze uko tubivuze nuko twobitekereza Imana yite kuri wowe n'urugo rwawe n'abazagukomokaho kubera icyo kintu kimwe wakoze nzabigushimira tuzamurira Imana amaboko Ari kumwe nawe
bazarabagirana bazambikwa bazarabagirana James Inginopa bazarabagirana reka tugerageze tuzamure ibiganza byacu gusa twe bazarabagirana
ziri mu kubyinira Imana. Kuvuga ngo hari imbaraga ziri mu kuvuga ngo tuzatandukana n'isi n'ibyaha, ariko nanone iyo wabiririmba ubifilinga ukabibyina ubibyinira Yesu Kristo, hari izindi mbaraga zirimo. Kubigisha akantu gato gusa koroshe, niturangiza ugerageze nubwo waburigishagaje ugakore gusa, niturangiza tuvuge ngo hozana haleluya, ngaho ucurange kuri iyo tempo.